amen. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu yuko yaturinze ikatwitaho guhera mu kwezi kwa mbere 2024 ikatugeza 2025 tukiri bazima ikitwitayeho. Twahuye na byinshi byakabaye byaraduhitanye ariko Imana igaragaza ukuboko kwayo iraturinda. Mu by'ukuri usubije amaso inyuma ukareba ibintu uciyemo ni byinshi ni bigari ariko Imana igakomeza ikaguhagararaho. Hari umuririmbyi yavuze ngo ntago tuzapfa tuzarama tubwira abantu imirimo n'ibitangaza udukorera Mana we. Ntago tuzapfa tuzarama tubwira abantu imirimo n'ibitangaza udukorera Mana we. Nubwo turwara tukababara nk'abandi bose ariko tuzarama. Ibyiringiro by'ubuzima turabifite umuririmbyi ajya kuvuga gutyo si uko tutaciye mu ndwara si uko tutaciye mu kubura abacu ariko Imana yagiye iduhagararaho. Noneho hari ijambo ushaka kuvugaho riri mu Bafilipi ibice 4 ku murongo wa 4. Abafilipi ibice 4 ku murongo wa 4 haravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yemwe nongeye kubivuga nti nimwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Nimukagire icyo mwiganyira ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ndasubiramo kuri 4. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti nimwishime. Hanyuma dutangira uyu mwaka wa 2025 ndashaka kongera kubabwira ngo mwishime. Mwishime muri bibazo, mwishime mubabaye, mwishime Imana yabagiriye neza, mwishime mu buryo bwose. Iyo ubabaye wagize ibibazo cyangwa iyo ubabaye wahuye n'ibintu bigukanda mu mutima, hari abantu bamwe binezeza. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo mwishime mu buryo bwose. Ntihakagira umuntu ubasha kumenya ngo ese uriya muntu ameze gute. Kandi abakristo kwishima kwacu guturuka hehe? Kuri Kristo. Yanyuze mu bihe bikomeye, arabambwa, yikorera umusaraba, ariko intego yari afite yari kugira ngo aducungure. Mu yandi magambo we yarikomeje arishima kuko intego yashakaga kugeraho yayigezeho. Namwe ndashaka kubabwira ngo mwishime. 2025 mwishime, ntihakagira ikintu kigukuraho umunezero na kimwe. Ukomeje hepfo aravuga ngo ineza yanyu imenywe na buri muntu wese. Ugerageze gukora ibyiza, ugerageze kumva umutima wawe ukora ibyo ugomba gukora. Imana itagushyiraho urubanza, abantu niyo bagushyiraho urubanza, ariko wibuke ko ijambo ryavuze ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Mugerageze gukora neza. Iyo ukoze neza niyo umuntu atakwitura ibyo wamukoreye, ariko Imana yo mu gihe gikwiriye irakwitura. Ndacyavuga ngo ineza yacu ikomeze kumenywa n'abantu bose. Ndabifuriza uyu mwaka wa 2025 wumve ntacyo na kimwe gikwiye kugukuraho umunezero, wumve ntacyo, ahubwo ugerageze gukomeza gukora neza, kandi abizi yuko Imana izakomeza kubagirira neza. Hanyuma niryo jambo nashaka kubabwira ngo mukomeze mwishime muri Kristo Yesu. Uri muri Kristo Yesu urishima, waba uraye urishima, wambaye ubusa urishima, wapfushije urishima. Mu bintu byose nta kintu na kimwe gikwiye kugukuraho umunezero. Njye niyo ntego nihaye yo kumva amahoro, kuko yo udafite amahoro abandi bantu bagerageza kuyagukuraho, ariko wowe iyo uyiyumvamo ukayiyumvamo. Kandi icyiza cy'abakristo twebwe ntago tuyishakashaka hirya no hino, amahoro abonerwa muri Kristo. Ndabifuriza gukomeza kumukunda, ndabifuriza gukomeza
kumugundira nk'abantu twamumenye, agakomeza akatubera ibyiringiro by'ubuzima. Niko umuririmbyi yavuze, kuko ibyiringiro by'ubuzima turabifite nta mpamvu yo gushidikanya. Kristo yatubereye Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Ndasoza mbifuriza umwaka mushya muhire. Mu by'ukuri nubwo tuwugezemo nko mu minsi 10 n'ingahe, ariko ndacyakomeza kuvuga ngo guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 muzakomeze mubone neza y'Imana. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Murakoze.